ubundi abantu benshi basigaye bajya kubaka ugasanga amadivorce abantu barabana ukwezi ngo iki niki ubundi urukundo niki urukundo kugira ngo ujye kugira mariage meze neza urugo rumeze neza bino bintu nutabyumva ntukore subscribe n'ibindi ntabwo uzabyumva Sixpert TV nk'ibisanzwe tutangiranye tubwira ngo umu expert mu bintu bijyanye n'ingo bamwita John Gottman ashobora kwicarana iminota 15 cyangwa buri munsi couples for 15 minutes or less and predict with 90 hanyuma akareba agapredicting akamenya ko 90% success the likelihood of whether that couple will be happy byibuze bamwe muri abo mvuze nyine 94% bashobora kuzaba couple nziza cyangwa se married or miserable cyase miserable ikaba mbi and divorced cyangwa se bakana divorce umva ibintu bintu witonze ntago ari ibintu byo gubukirwa urumva none n'uburyo nanatujemo ubu uri umuntu mukuru ubu uri umuto ube wubatse ubu uri urubyiruko what is his secret ese akoresha iriye banga how does he do ubundi abikora gute kugira ngo ibyo bintu birebe he says the key to relationship success noneho nawe ngo aravuga ngo ubundi urufunguzo rwo kugira ngo mugirane umubano umeze neza not lie and candlelight dinners ntabwo rushingiye ko hari amabuje mucana iyo muri gutwika trips to Paris cyangwa se amatrip mukora Paris horse and carriage kugenda ku mafarashi rides under moonlit skies hahandi wamusanga ahantu hajimije hahiye it is not found in getting your partner a different gift ikindi kandi ntabwo urukundo rwiza ari ugutanga ama gift amakado other week buri munsi cyangwa buri cyumweru and it is not found nta nubwo urukundo kandi ari ukuvuga ngo n'urwo rugendo mwirwa mukora mugenda ku mabici ejo Dubai ku mucanga urukundo niki yase kugira ugire mariage nziza nirinde ibintu by'amadivorce kundane n'umuntu uzi ibyo ukora on the beach Gottman says the most important factor for no Gottman atubwira gute rero ikintu cy'ingenzi mu rukundo kugira uzagira akamariage kameze neza ubake happy marriage is attention kwita ku muntu ukamuha umwanya small moments of positive ako kanya gatoya ariko witaye ku muntu attention when I heard this I thought about my ibi ngibi ngo nyibyumva nahise ntekereza kuri mama wanjye see when I was 6 she ngiye ngifite imyaka 6 me that it was the little things yajyaga akunda kumbwira ngo utuntu dutoya mu buzima nitwo dukora itandukaniro big difference and as I look back on my parents nanjye ngasubiza amaso inyuma nareba ku babyeyi banje failed marriage I see that it was those little things that eventually became kasanga twa tuntu dutoya abantu birengagiza non-existent nitwo twaburagamo kugira ngo mariage ya mama na papa kubera bitagenze neza n'utwo tuntu dutoya birengagiza komeza wumva amagambo kandi iyo ubirebye nonaha uhita usanga ibyo bintu nawe ubizi nyine iyo ubirebye usanga utwo tuntu dutoya twirengagije mana yanjye mu rukundo ubu ngubu ku mubumbe w'isi ahantu hose ibyo bintu bya abantu basigaye bafatana nk'aho abantu batakibo basigaye basuzugurana ntabwo tukimenya ibintu dufite kugera igihe tubibuze niba wari kumwe n'umuntu ujya kumenya agaciro kawe uko yagiye ibi bintu birasanzwe abantu baba bavuze ikintu kinini kuri twebwe usanga tutabaha igihe ariko tubikora twirengagiza twa tuntu duto cyane Now look, if you want to book a limousine, nawe reba ushaka gufata ngo limuzine ngo urabukinze mariachi band inside, ufite mariachi band igenda ukuririmbira uturirimbo, take your sweetheart on a helicopter ride, ukagenda ukavuga ngo uramukodeshereza ngo helicopteri ngo mutware ngo muzengurukane, yego ibyo ni byiza, but I have to mention, ariko mfata kano kana none of that ora subscribe compares to giving your consistent undivided ibyo ngibyo byose nta kintu bimaze udahereza igihe unamuhereza attention yawe and attention, because lasting love kubera ko urukundo ruramba nkuko Gottman abivuga said is all about the nutwo tuntu dutoya small stuffs mwirengagiza stuff
It's about looking to your partner and telling them, I love nukureba umuntu mu maso wo mukunda ukamubwira ko umukunda the way your hair looks in the morning. ukamubwira ko uburyo imisatsi imeze uyishimiye It's about sending tworoshye a random nuko mwohereza utumesaje text to tell them that they're in your heart and on your mind. It's about when they hanyuma ukamwohereza mesaje wabyitayeho wumva ubikunze during the day. ibyo bintu biraramba It's light up like a dream come true. disi wamuhamagara ukumva ijwi rye niryo rigukora uyu munsi kurusha ibindi bintu byose wigeze wumva What does your tone sound like? ntube nka wa muntu uhamagara umuntu ngo byumvikane mu ijwi ryawe neza ko hari ibindi bintu wari ufite gukora wari uri bize by'ingenzi kumurusha Got better. bibaho Important things to do. It's about choosing praise over ni uguhitamo gushimira umuntu kurusha kumugaragariza ko ari igisebe imbere yawe ukamurata blame. It's about holding their hand when you know they are afraid and you might be ni too. ukumufata mu kiganza ubuze ibintu buza akatinya nawe ukamwereka ko uri kumwe nabyo But you say, I'm here. ukavuga ati ndahari It's gonna be okay. biraza kuba byiza Hey, it's about pressing pause on your favorite show so they can tell you about their day. It's ni ukuvuga ngo ni igihe uzareka bya bintu wari urimo ureba unakunda ariko ukareka akakubwira uko abyiyumvamo ukareka akakubwira uko yiyumva about making up funny nicknames. It's about kwitana twa tuzina disi twiza complimenting a new hairstyle. It's guhora about mumuhindurira imisatsi noticing the funny way their lips curl up when they kandi smile. mu gihe agusekeye akumwenyuriye nawe ukamwereka ko ubyitayeho It's about the simple things like ni utuntu nyine tworoshye nk'utwo remembering that no matter how hard it gets or how much you argue, you're on the same. ukanibuka ko byibuze uko byagenda kose uko mwashwana kose ukajya unyuzamo ukigarura ukibuka ko disi muri ku ruhande rumwe ari ikipe imwe It's about the simple bliss of watching a movie cuddled up in the ni bed. ukureba na filimi muryamye mu gitanda mu ntebe Gentle kiss. Right. ni ukumufata ukamusoma ku gahanga ukamubwira ko umukunda ko bimwibutsa ntabwo ari uguhora mwazanyemo imijinya Forehead. amafaranga It's about the eye contact at the breakfast ni table. igihe muri ku meza muri gufata aka breakfast aka mu gitondo aga petit déjeuner We're due to the light hitting them at a certain angle. igihe disi hari urumuri ruri kumumurikaho Notice the different ukamwishimira ukabona ko uwo muntu ari type yawe shade or texture of their eyes. mu maso ukamureba It's about those tight ukamuturuka inyuma ukamuhobera utuntu tworoshye shaho hugs from behind. uturutse inyuma ukamuhobera ubwo ibyo bintu biragoranye koko ukamwibutsa ko umukunda Choosing to be kind instead of right all the time. ntabwo kandi kuba gukundana n'umuntu ari ukuvuga ngo urahora ngo uri mukuri mu gihe cyose ngo uri mukuri Small gestures to show them they are truly ni ukumwereka ko ukoresha utujeste tworoshye cyane ukamwereka ko ari we butunzi ufite kurusha ibindi bintu byose It's not about the fancy dress up ntabwo ari ukwambika umuntu imyenda irenze ngo mujye mu maklabu mubyine clubs because slow dancing in the kitchen where kubera ko twatubyino mwibyinira mu gikoni tworoheje mwiyambara imyenda yo kurarana pants mwabyoroheje better. It's about being weirdos together. niyo nzira nziza yo kubana neza mu mahoro mwiturije ibintu byo kujya mu maklabu ibintu bisakuza It's always about making the heart melt. It's about getting them a glass of ni water. ukumuzanira igikombe cy'amazi mu gihe nawe nyine hari icyo ufashe uri kunywa When you get one for yourself. And yes, I realize that with so many extravagant celebrity weddings for impamvu ibyo bintu tubabwira ni uko ngo twagiye tubona neza ko abantu bagiye babaho mu buryo burenze b'abasitari some bagakora people, ubukwe burenze buhenze this may sound like ibyo bintu ubu trash, ngubu iyo babwiye nyine babana bafite amafaranga bakoze ubukwe burenze baba bumva ibyo ngibyo ni nk'umwanda but if your partner doesn't feel seen, ariko ibanga disi nakubwira iyo umuntu mubana yumva atanezerewe atumvwa appreciated or listened to agahora without afite ikibazo cy'uko ikintu ari buvuge uri wita umutura umujinya fear of judgment, then what kind of partnership? none se ubwo urwo rukundo rwaba ari nyabaki niba umuntu mukundana najya kuvuga ari buvuga ati noneho aranyica Do you have? It is said noneho that urwo rukundo ni bwoko ki 3 billion people in the world will go to bed hungry tonight. ngo abantu miliyoni 3 ku isi mumbabarire abantu biliyoni 3 ku isi ubwo ni miliyari bajya kuryama bashonje bafite inzara y'ibiryo 4 billion who will go to bed hungry ariko hakaba n'abandi basaga miliyari 4 ku isi for a single word of love. bajya mu buriri bajya kuryama bashonje
and appreciation. ariko badasonzeye ibiryo ahubwo bifuza twa tugambo twiza no kwereka umuntu ko umwishimiye kandi unamushimira ibyo yagukoreye. If you have a malnourished partner, loved one, or friend, then please listen. Niba ufite uwo muntu nyine umeze gutyo mukundana ubona ko atishimye, ndashaka kumva kano kantu. To feed them small acts Ubundi urukundo rugaburirwa n'utuntu duto of and attention. ni ukwita ku muntu. Now is a good time to start. Kandi iki nicyo gihe ngo ubitangire ukireba ino video kuri 6 TV. Because it truly is the small moments of our lives that take up the biggest part. Kubera ko ngo hari igihe gitoya tuba twarasetinze mu mitima yacu ariko gishobora guhindura ibintu byinshi kandi mu gihe kitarambiranye rwose atari igihe kinini cyane. Ibi bintu bikoze byagutwara iki? Amafaranga ni rwo rukundo. Faranga ntago amafaranga ari urukundo. And appreciation. Yakoze shushu be wanjye arabyumva. Partner, loved one, or friend, then please listen. I want you to feed them small acts of love and attention. Ko bitavuze ko And now is a good time to start. Because it's Nako truly ndi is the small moments of our lives that take up a single word of love Ciao. and appreciation. 6 TV kora If you have a subscribe malnourished ujye ureba partner, n'ibindi loved one, or biganiro friend, then please byinshi listen. ndirimbo I zisobanuye want you to ibiki feed them iyo small nkunga acts tuba of tubaha love and attention. And now is a good time to start. Because it truly is the small moments of our lives that take up a single word of love and appreciation. If you have a malnourished partner, loved one, or friend, then please listen. I want you to feed them small acts of love and attention. And now is a good time to start. Because it truly is the small moments of our lives that take up